Nshuti bakunze mukurikiye kwisanga TV, ku mazina yanjye nk'ibisanzwe ni Jules Tumaini. Nkaba nari mfite gahunda kugira ngo mbaganize ku bintu byerekeranye n'uburyo mushobora kubona akazi kandi keza cyane gashobora kubafasha mu buryo bwo kubona amafaranga, gasevinga amafaranga cyangwa se mu buryo bwo kwiteza imbere muri rusange. So uramutse uri nk'umuntu wifuza kugira ngo ube wabona akazi kandi mu buryo bukoroheye cyane, dushobora kugufashamo. Nta handi twakurangira akazi ko gukora muri JBS. JBS iyi ni kampani ikorera muri Karamazu, akaba ari kampani ikora neza cyane kandi ikaba ifata neza abakozi ku buryo byibuze nk'uko cyumweru ushobora kuba ufite nk'agahumbi kawe k'amadolari. So uramutse uri nk'umuntu ukeneye kugira ngo ube wakora hariya muri JBS, nshobora kubigufashamo. Ku mazina yanjye nayavuze ni Jules Tumaini, nimero yanjye ni 215-626-7636. Ubu tuvugana nanjye niyo hantu nkora kandi ndi umushoferi, ntwara abakozi bajya gukorayo. So ni ibintu byoroshye cyane kuba twagufasha tukakuzuriza. Uramutse wifuza kugira ngo ube wakorerayo nk'akazi, ushobora nko kumpamagara cyangwa se ukansanga mu rugo noneho nkagufatira application nkayuzuza, namara kuyuzuza nkagutangira kuri application bakaguhamagara ukaza ugakora mu buryo bwo kwiteza imbere kandi ukabasha kubona amafaranga. JBS watekereza uti se ni kampani ikora ibiki, se ni kampani iri hehe se, cyangwa se ihemba gute muri ubwo buryo? JBS ni kampani ikorera hariya muri Karamazu, ikaba ikora ibintu bijyanye no gutunganya ibyo kurya biva ku matungo, ni nk'inyama z'inka. So rero uramutse wumva uri interese kugira ngo ube wahakora, waza ukahaprika akazi kabisa. Akazi karahari cyane kandi ku mafaranga turahemba neza. Ni amadolari 20 ku isaha, cyangwa se amadolari 25, 27 se. Ukorera ahantu bitewe n'ukuntu imbaraga zawe zishobora kuba zingana. Ushobora kuba byibuze ufite imbaraga, ari umuntu w'umutipe ufite imbaraga, wakora ahantu h'amadolari 25 ku isaha. Uramutse ufite imbaraga nkeya, wakora ahantu h'amadolari 20, ibintu nk'ibyo. Mbese ni ukuvuga ngo amafaranga uyahembwa bitewe n'ukuntu n'ahantu uri gukorera, ni posta uriho cyangwa se ahantu line uri gukoreraho. Iyo line ushobora kuba uri gukoreraho ni ishobora kuguhemba amafaranga bikurikije n'amafaranga mbese ugiye guhemba kujya usaha. Ariko amafaranga ya nyuma ku saha ku muntu uwo ari we wese ukora muri JBS ni amadolari 20 ku saha. Ushobora kuvuga uti wenda se Jules njyewe ntuye hehe, ni gute wambona se? Nge Tumaini Jules ntuye hano Grand Rapids muri Michigan. Phone number yanjye turaza kwishyira no hasi wenda ikiganiro kugira ngo tubashe kuba twayibona. Noneho nitumara kubona iyo phone number, nimara kubona iyo phone number, uramutse wifuza nk'akazi hariya wampamagara noneho tukavugana kubasha kubona akazi hano muri JBS. Byukuri JBS ni kampani nziza cyane, wayikozemo ushobora kwiteza imbere mu buryo buhagije cyane kabisa, ukaba wakwiteza imbere bikagufasha kwishyura inzu yawe. Ushobora kuba wenda ufite ikibazo ukora uri nk'umuntu umwe mu nzu, ukaba wibaza uti wenda se nshobora kubona nta mafaranga yanyishyurira inzu. Icyumweru kimwe cyangwa se icyumweru n'igice ushobora kuba wamaze kubona amafaranga abasha kuba yakwishyurira inzu hariya muri JBS. So rero navuga ni nagushishikariza umuntu uwo ari we wese uri muri state itandukanye, ahantu hari hose, kuba waza ugakorera muri JBS. JBS ni kampani nziza cyane kabisa. Cyangwa se waba ufite gahunda kugira ngo urebe ko wakwigurira nk'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta handi ubasha kuba wakorera uretse muri JBS. JBS ni kampani ishobora kuba uri bukora ukabona nk'igihumbi cy'amadolari ku cyumweru. So urumva rero ni amafaranga menshi cyane ashobora kugufasha kuba wabasha kwiteza imbere urebye muri rusange. Cyangwa se wenda ushobora kuba ufite plan y'igikwe, uvuga uti mfite save the date yanjye nyuma y'amezi 3 cyangwa se nyuma y'amezi 4. Nta handi nakurangira ushobora kubona amafaranga mu buryo bwihuse ni muri JBS. JBS ushobora gukoramo amezi 4 ukaba ufitemo nk'ibihumbi byawe nka 20 gutyo, birumvikana kuko mu kwezi ufitemo ibihumbi byawe 4, mu mezi 2 ufitemo ibihumbi byawe ibindi 4 ni 8 muri 2, mu mezi 8 urumva ni 16,000, ibihumbi 16 ushobora kugufasha kuba wakora ubukwe kabisa mu buryo bukoroheye, nta bintu bigoranye kameme. So ku muntu wari wese namushishikariza kugira ngo aze gukora muri JBS kabisa. Iki ni ikintu nababwira, mwaze gukora muri JBS. Ubu nanjye tuvugana, JBS ni kampani nkunda cyane kuko nanjye nyikoramo ubwabyo birahagije. So ndatwara imodoka, ntwara abagenzi, bikaba na ngombwa nkaba najya no muri kampani ndamutse mbishaka. So urumva rero mfite n'ahantu nanjye nagushishikariza kuba waza gukora
uri umuntu uwo ari we wese. Ubu wenda twavuga ati na ku bantu batuye mu yandi masiteti ushobora kuvuga uti se none ko ngewe ntuye muri Texas cyangwa se muri Arizona muri Kentucky se, ariko ukaba uri interesi no kumva ko ushaka kugira ngo uze gukora muri JBS hano Karamazu. JBS hano muri Karamazu kugira ngo, cyangwa se hano Michigan kugira ngo uze kuhakorera, turabizi cyane cyane nko ku bantu abantu bacu benshi cyane usanga bafite abantu hano muri Michigan, kuko ni umujyi ufite abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda benshi cyane n'abakongomani. Mbese muri rusange urebye Michigan ahubwo ni nka state ikunda kwakira impunzi z'abanyafurika. Impunzi z'abanyafurika kenshi usanga hano muri Michigan hari abantu benshi cyane kabisa. So urumva rero ntago wabura umuntu mwaba muziranye, cyangwa se wenda mukava nko muri Arizona muri abatipe nka babiri mukaza mugafatanya mugakodesha icyumba kimwe mukakibamo ariko mugakorera amafaranga. Inshuti zanjye mu by'ukuri JBS ni company nziza cyane kandi ishobora kubafasha kwiteza imbere mu buryo buhagije cyane kandi bugaragara. Ushobora kuba se wumva wenda wifite nka gahunda ko kuba wagura nk'inzu muri Afurika, ahandi nagushishikariza mu by'ukuri nakubwira ngo ngwino ukorere muri JBS. JBS ni company nziza cyane ishobora kuba yaguteza imbere, kuba wabona ukagura nk'inyubako. So ni JBS ni company nziza cyane. Nk'akandi kavantage nari nshaka kubwira nk'abantu wenda badasobanuka ibya JBS, cyangwa se wenda bashaka kuvuga ati se ko ngende nk'urubyiruko ni iki JBS ishobora kumfasha. JBS dufasha abantu kwiga. JBS ifasha abantu kwiga, ukaba ushobora kujya kwiga kandi ukiga unahembwa kandi uri n'umukozi, cyangwa se bo bakakwishyurira amafaranga ya minervare ku shuri endene bakaba baguha n'andi mafaranga make yo kugufasha, noneho wazarangiza kwiga ukaza gukorera JBS. JBS ku bantu bashaka kwiga nka track ushobora kuza ugakuramo nk'amezi nk'atatu, amezi atatu warangiza gukuramo amezi atatu, okay bakaba bakwishyurira kuri company zigisha gutwara track, and then ukagarukana none ukabakorera ukabatwarira imodoka. Urumva ko JBS ni ahantu bafite imirimo myinshi cyane. Ku bandi bantu bakenera kwifuza nko kugura nk'inzu, ushobora kuza muri JBS bakaguhereza amafaranga cyangwa se bakagufatira inzu, and then ko yakura umukozi wabo bakazaba bagenda bagukata ya mafaranga bagiye bagukata yose kazakugarukira. So rero ku muntu ari we wese nambwira nti namushishikariza kuza gukora muri JBS. Cyane cyane ku bantu bacu namwe murabizi ntago wajya gukora ahantu hari company y'amadolari tuvuge 400 ku cyumweru cyangwa se amadolari 12 ku saha, hari ahantu wahembwa nk'amadolari 21 so cyangwa se 20. So ku bantu bose rero nabashishikariza kuza gukora muri JBS. JBS ni company nziza mu by'ukuri, nanjye nyishishikarije abantu kandi mu by'ukuri ni company nziza. Nta kindi navuga ngo murakaza neza ku bantu bose bifuza gukora muri JBS.